wari uzi ko Bibiliya dusoma uyu munsi yaciye mu muriro ntiyashya? Wigeze wibaza ikintu cyakozwe mu gitabo wasanze hano ku isi kibashe kubaho iyi myaka yose? Ku rubuga rwa murandasi bbc.co.uk batubwira ko Bibiliya yaba yaranditswe hagati y'umwaka w'1200 n'umwaka w'165 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu by'ukuri amateka twereka ko muri iyi myaka iki gitabo cyanditswemo ubumenyi bwariho butari gushoboza abanditsi kukibika ngo uyu munsi bugisoma nawe. Byagenze bite igitabo cya Bibiliya kibeho ubuzima bw'iteka? Iki kiganiro cyitwa icy'abahanga babivugaho. Nge wumva nitwa Menya Patrick, ngo ikaze kuri Mupa Media TV. Uyu munsi reka turebe inzira igitabo cyubashywe kurusha ibindi kugeza ubu cyanyuzemo kugira ngo nawe ubashe kugisoma. Bibiliya nicyo gitabo cyakwirakwijwe kurusha ibindi mu mateka y'isi. Hakwirakwijwe kopi zayo zigera kuri 4,400,000. Mu mwaka wa 2007 honyine hasohotse kopi za Bibiliya zirenga 64,600,000. Tekereza ko muri uwo mwaka igitabo cyandika inkuru zitabayeho cyaguzwe kurusha ibindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasohotse mu icapiro bwa mbere ari kopi 12,000,000 gusa. Icyakora kugira ngo Bibiliya ibe igitabo cyakwirakwijwe kurusha ibindi ku isi, nayo yarokotse ibintu byinshi byashoboraga gutuma izimangatana. Kuva yatangira kwandikwa, kuyikoresha byari bibuzanyijwe kandi yagiye itwikwa. Nanone kandi abayihinduraga bararwanyijwe kandi baricwa. Icyakora kimwe mu bintu bikomeye Bibiliya yarokotse byashoboraga gutuma yibagirana si uko abantu bayikoreshaga cyangwa bayirindaga batotejwe bikabije, ahubwo nuko ibyo yari yanditseho byashoboraga kugenda byangirika buhoro buhoro. Kubera iki? Bibiliya igizwe n'ibitabo bito 66. Ubu hakaba hashize imyaka 3,000. Ibya kera cyane muri ibyo byanditswe bikaba byaranditswe na bamwe mu bari bagize ishyanga rya Isirayeli. Abanditse Bibiliya hamwe n'abandi bandukuye umwandiko wayo banditse ubwo butumwa bwahumetswe ku bintu byangirika, urugero nk'imfunzo n'impu. Kugeza ubu nta nyandiko n'imwe ya Bibiliya y'umwimerere yari yavumburwa. Icyakora havumbuye kopi za kera zibarirwa mu bihumbi z'ibice by'ibitabo bya Bibiliya. Ibyo bice byavumburwaga byabaga ari bito cyangwa binini. Kimwe muri ibyo bice n'iby'Ivanjiri ya Yohana cyanditswe mu myaka ibarirwa muri 40. Hashize igihe twakwita gito umwe Yohana yanditse inyandiko y'umwimerere. Ushobora kwibaza uti kuki bitangaje kuba hari inyandiko za Bibiliya zitangiritse? Kandi se ni mu rugero rungana iki Bibiliya zo muri iki gihe zihuje neza ubutumwa bwanditswe n'abanditsi ba Bibiliya? Byagendekeye bite izi nyandiko za kera? Iyo urebye uko byagendekeye inyandiko z'amahanga yabayeho mu gihe kimwe n'ishyanga rya Isirayeli, usanga kuba Bibiliya yararokotse ari ibintu bidasanzwe. Reka dufate urugero rw'Abanyafoyinike. Bari abaturanyi b'Abisirayeli mu kinyagihumbi cya mbere ya Yesu. Abo bacuruzi bo mu nyanja bakwirakwije uburyo bwabo bwo kwandika bakoresheje inyuguti mu karere kose k'inyanja ya Mediterane. Nanone kuba igihugu cya Misiri cyaracuruzaga impapuro zikozwe mu mfunzo mu bihugu byategekwaga n'Abagiriki byagiriye akamaro Abanyafoyinike. Nubwo byari bimeze bityo, ariko hari ikinyamakuru cyagize icyo kivuga kuhereranye n'Abanyafoyinike kigira kiti inyandiko zabo zabaga zanditse ku mfunzo zoroshye zarangiritse, ku buryo ibyo tuzi ku Banyafoyinike muri iki gihe ahanini tubikesha za raporo zidahuje n'ukuri zatanzwe n'abanzi babo. Nubwo Abanyafoyinike bazwiho kuba hari ibintu byinshi banditse, ashize igihe kinini cyane bizimiye nk'uko tubikesha National Geographic. Bitese ku birebana n'inyandiko zanditswe n'Abanyamisiri ba kera. Inyandiko zabo bandikaga bashushanya cyangwa baharatura ku nkuta z'insengero cyangwa ahandi hantu zirazwi cyane. Nanone Abanyamisiri bazwiho kuba barahimbye uburyo bwo gutunganya imfunzo bakazikoramo ibikoresho byo kwandikaho. Nyamara hari umuhanga mu by'amateka ya Misiri witwa Kitchen wagize icyo avuga ku bihereranye n'inyandiko z'Abanyamisiri zanditswe ku mfunzo. Agira ati
ugereranyije hafi 99% y'inyandiko zanditswe ku mfunzo uhereye mu mwaka wa 3 ukageza igihe Abagiriki n'Abaroma batangiriye gutegeka zarangiritse burundu. None se twavuga iki ku bihereranye n'inyandiko z'Abaroma zanditswe ku mfunzo? Reka dufate urugero. Hari igitabo Roman Military Records and Papyrus cyavuze ko uko bigaragara abasirikari b'Abaroma bahembwaga inshuro 3 mu mwaka, maze hagakorwa inyandiko igaragaza ko bishyuwe, yabaga yanditswe ku mfunzo. Ugereranyije mu gihe cy'imyaka 300 uhereye ku butegetsi bwa Augusto mu mwaka wa 27 mbere ya Yesu kugeza mu mwaka wa 14 kugeza ku butegetsi bwa Diocletian wayoboye mu mwaka wa 284 kugeza ku wa 305, handitswe impapuro zo kwishyuriraho buri muntu zigera kuri miliyoni 425 zose hamwe. Izarokotse zingana iki? 2 gusa nizo basanze zishobora gusomeka. None kuki harokotse inyandiko nke cyane za kera zanditswe ku mfunzo? Ibikoresho byangirika, urugero nk'impfunzo cyangwa ikindi gikoresho bandikagaho nk'uruhu, byangirika vuba iyo biri ahantu hahereye. Hari igitabo cyavuze kiti kubera imiterere y'ikirere inyandiko zo muri icyo gihe, ni ukuvuga mu kinyagihumbi cya mbere ya Yesu, zabaga zanditswe ku mfunzo zashoboraga kutangirika ari uko gusa zibitse ahantu h'ubutayu bukakaye mu buvumo cyangwa ahantu hatwikiriye. Byinshi kuri iyi nkuru wasoma igitabo Uncle Bible Dictionary. Hanyuma se bite ku bihereranye n'inyandiko za Bibiliya? Birumvikana ko ibitabo bya Bibiliya nabyo byabanje kwandikwa ku bikoresho byoroshye nk'ibyakoreshejwe n'Abanyafoyinike, Abanyamisiri n'Abaroma. None se kuki ubutumwa bwanditswe muri Bibiliya utagize icyo buba kugeza ubwo ibaye igitabo gisohoka cyane kurusha ibindi ku isi? Professor James Lee Kuga atanga imwe mu mpamvu zabiteye. Yavuze ko inyandiko z'umwimerere zanukurwaga kenshi cyane ndetse no mu gihe abanditsi ba Bibiliya babaga bakiriho. Ikibazo cyo kwibaza rero, rugero rungana iki Bibiliya zo muri iki gihe zihuje neza n'inyandiko za kera zandikishijwe intoki? Professor Giulio Terebore Barrera ni umwe mu bagize itsinda ry'abahanga ryari rishinzwe kwiga inyandiko za kera zandikishijwe intoki zizwi ku izina ry'imizingo yo mu nyanja y'umunyu no kumenyekanisha ibizikubiyemo. Yaravuze ati ubutumwa bukubiye mu mwandiko wa Bibiliya wo mu gihe burayo bwagiye buhererekanywa nta kwibeshya mu buryo budafite aho buhuriye n'inyandiko za kera z'Ikigiriki n'Ikilatini. Initi mu bya Bibiliya izwi cyane Brice yaravuze iti ibimenyetso byemeza ko ibikubiye mu nyandiko z'isezerano rishya ari ukuri ni byinshi cyane kuruta ibyemeza ukuri kw'ibikubiye mu nyandiko nyinshi zanditswe n'abanditsi ba kera. Nyamara izo nyandiko z'abanditsi ba kera ntawe ujya zishidikanyaho. Yunzemo agira ati iyo ibitabo byo mu isezerano rishya biza kuba bikubiyemo ibintu bisanzwe, muri rusange abantu ntibari kujya babishidikanyaho. Ubwo rero tutiriwe tubitindaho, Bibiliya ni igitabo cyihariye. Niba uri umwizera, we ku giti cyawe uyizera bingana iki? Tekereza ku gihe imaze igutegereje kugira ngo nawe ukunde uyisome. Nshuti muvandimwe, tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'abahanga babivugaho cy'uyu munsi. Ushimiye ko twabanye, nitwemere Patrick. Komeza kubana natwe mu biganiro byiza muri Bibiliya TV kugezaho. Hasta luego. Adios.